Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwe muteze amatwi ikiganiro Umuhoza. Ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11:15 z'umugoroba kikibanda ku ngingo zimwe na zimwe ziba zavuzweho mu ikinamico Urunana. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio 10. Ngiye ugiye kukibagezaho ndi Bonane Jean Emmanuel. Mu biganiro twagiye tubagezaho mu bihe byashize twagarutse ku kamaro ko kurya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo. Ibikomoka ku matungo byakomeje kugarukwaho kuko muri byo usangamo intungamubiri utasanga mu bindi biribwa, bityo bikaba ari ingenzi kubigira bimwe mu by'ingenzi bigize imirire y'abagize umuryango. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turaganira n'abantu batandukanye twasanze mu bice bitandukanye by'igihugu, maze batubwira akamaro kurya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo byagize ku miryango yabo n'icyo bakora kugira ngo babashe kubibona, dore ko hari nubwo usanga ikiguzi cyabyo kitoroshye kuri buri wese, nubwo atari impamvu simusiga yabuze umuntu kurya indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo. Uyu ni umugabo twasanze mu murenge wa Kinoni, akarere ka Burera. Yatubwiye ko akoresha ibikomoka ku matungo. Amazina yanjye nitwa Tanga Bonesi, ndi umukunzi w'Urunana, nkomoka mu murenge wa Kinoni. Njye Urunana ni ikintu rwamfashe mu buzima bwanjye. Icya mbere ni ukuba n'umworozi w'amatungo magufi, gendeye ku gitekerezo cya Karere yagize akaba yoroye nawe inkoko iwabo kwa Bushombe. Ubu nanjye nkaba ndi umworozi w'amatungo magufi, nkaba norora ihene, intama ndetse n'inkoko. Ihene zigera muri 2, intama imwe n'inkoko zigera muri 2. Mu muryango biradufasha kuko nk'ihene ziduha ifumbire, inkoko zikadufasha mu kugaburira umuryango, dufata ibikomoka ku matungo harimo amagi, bityo bikadufasha mu kurwanya imirire mibi mu muryango. Uyu mubyeyi we indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo arayijyanisha n'indyo yihariye ihabwa umwana yatangiye imfashabere. Ariko naje kumenya ko umwana uri munsi y'imyaka 5 guhera ku mezi 6 agomba gutegurirwa ifunguro rye ryihariye. Ubwo iryo funguro rye ryihariye rero ryo bise agakono k'umwana. Kuva icyo gihe rero nanjye natangiye kubishyira mu bikorwa ku mwana mutoya mfite guhera ku mezi 6 afite, ubu akaba yujuje amezi 9. Nkaba nzi kugategura nkoresheje indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibikomoka ku matungo birimo ibyubaka umubiri, ndetse n'icyongeyeho ntarinzi kuruta ibindi nuko bya bikoresho dukoresha muri kwa kumutegurira indyo yuzuye bigomba kuba bifite isuku ihagije, bikaba biteguye neza biri mu mwanya wabyo, ku buryo umwanda utagomba kugera kuri bya bikoresho kugira ngo ataba yakwandurana. Ushobora n'ubundi gutegura indyo yuzuye ariko kubera ko wayiteguranye umwanda, n'ubundi umwana akagira indwara ziturutse ku mwanda harimo nk'impiswi n'ibindi. Muri kariya gakono k'umwana watubwiye ibyo bakumubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Ndagira ngo duhe ingero z'ibyo ushyiramo ibikunze kuba byiganje mu gakono k'umwana wawe utegura ubundi. Murakoze. Wenda nk'iyo nateguye ikirayi nshyiramo inyabutongo, noneho kubera ko umwana w'amezi 9 adashobora kurya ururaga ruko rwakabaye, mfite akantu k'agasekuru gatoya, indagara mba nabanje kuba nk'uzitumbitse, ariko y'amazi nazitumbitsemo kubera ko ziba ari indagara nziza ntabwo nayo nyamena. Noneho kugira ngo zorohe ndazisekura, namara kuzisekura nkazivanga muri bya birayi, muri twa tuboga, noneho nkashyiramo na twa turagara. Nyuma yaho myarangiza nkaba mfite amata nateguye neza, naba nayavanze mu gikoma cyangwa se yaba ari yonyine nkamuhereza. Ni ukuvuga ko ibikomoka ku matungo ni ingenzi cyane muri kariya gakono k'umwana? Yego, ibikomoka ku matungo ni ingenzi cyane ku mikurire y'umwana, kubera ko n'ubundi wateguye kimwe muri byo ukabyibagirwa, ntabwo indyo yuzuye uba wateguriye umwana iba yuzuye. Mu nkuru mwagiye mwumva mu Runana harimo n'izigaruka ku kamaro k'indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo. Aha ni mu muryango wa Bushombe aho baganiraga kuri iyo ngingo. Papa, nubwo mama yadutekeye indyo yuzuye ariko hari ikiburamo. Iki se kandi wa mukobwa we? Watetse ibishyimbo, ibijumba n'imboga. None se iyo urumva atari indyo yuzuye Kire? Iruzuye ariko ibyo twize bitabonetsemo. Nk'ibiki se nyine?
animal source food. ngo ni mare sofa sose noneho ibyo ngibyo ni ibiki ndamenya. ariko se kere wagiye ugerageza kuvuga mu rurimi nyoko yumvamo ukareka kumwirata. yegura ubwo Kankwa ratubwiye yarashatse kuvuga ngo ni ibiribwa bikomoka ku matungo nk'inyama, indagara, amagi, amafi, amata n'ibindi. Umusore batugishije ko bigira intungamubiri zihariye zitaboneka mu bindi biribwa. ukaba ushaka kujya urya inyama se buri munsi cyangwa ayo magi n'amafi? Simvuze ngo tubirye buri munsi ariko ceceka ngaho mujye mugira mutese. ariko wibwira umwana akasubira bwira umwana nabi ngo bigende bite? Ibi byose arabivugishwa nuko haze bisho. Ikijumba n'igishyimbo bihuriye na dodo mu nda ye birakina maze abona amagambo avuga. Iyo atarya aba yaryamye akayipfumbata agaceceka. ariko baraye ubu koko mama nandenganyije papa ko mvuze ibyo mwarimu yatwigishije koko ndabihimbye. Uzabwira uwo mwarimu ayo manyamagi yakugurira ujye ugera hano wayahaze. Kankwanze rwose tuzi. Oya niho wagombaga kuvuga nabi rwose. ni wowe urera aba bana nabi kandi busho. ariko se mbarira nabi gute? Ubarengera. Kere ibyo uvuga ni ukuri. Ibiribwa bikomoka ku matungo bifite intungamubiri rwose zihariye kandi umubiri wacu rwose uba ubikeneye. ariko rero ntibishobora kuboneka ku buryo bworoshye kuko bimwe muri byo rwose urabizi birahenda. Erega niko mama ambwiye nabi naramusobanurira neza uko mwarimu yatubwiye. Yababwiye ngo iki? Yatubwiye ko kuba imwe mu miryango itabona ibikomoka ku matungo bavanga n'amafunguro atari uko bihenze kuri bose papa. Kere ushatse kuvuga iki? Mumbarize. Yababwiye ngo iki? Yaratubwiye ngo ingo nyinshi zakabaye zibibona ariko ngo bamwe mu bagabo barikunda bakarya za brushette n'amagi atogosheje bonyine bakabira aho birirwa cyangwa aho bagorobereje aho gusangira n'abagize imiryango yabo. Uho mwarimu ambaye kuresha mba mukoze mu ntoki rwose. Ibyo yavuze nibyo kumfa mbese akobaye kurese yavuze ukuri bushoboka. Ndibuka ko umunsi nza kwishaniye aho ukorera nahabonye umwana ucuruza amagi kandi bari bamuziyeho barayatonora barayamiragura. Sinabibonye se? Wayabonye barabibonye se wabonye igihe harayo namisi? Bajya no mu resitora bakarya imireti bonyine. Uwo muntu areba kure. Ibyo yavuze byose ni ukuri. Kandi ngo urya brushette ebyiri azitahanye bakazivanga n'imboga yaba zisangiye n'umuryango wose. Si uko se? None se mwana wa ukaba utekereza ko nanjye ari uko nteye se? Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima kurikira ikiganiro Umuhoza. Ikaze nanone mwe mukomeje gutega amatwi ikiganiro Umuhoza kuri Radio 10. Ingingo twaganiriyeho uyu munsi ni akamaro k'indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo, aho twibanze ku buhamya bwa bamwe mu bagiye batega amatwi urunana maze bagakuramo inyigisho ku kamaro k'indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo, bityo bakabishyira mu bikorwa. Bose batubwiye icyo bungukiye mu gukoresha ibikomoka ku matungo kandi baraza no kugira inama imiryango igorwa no kuba yabishyira mu bikorwa. Nitwa Rubagumya Jean Dodier, ntuye hano mu kagari ka Cyahinda, umurenge wa Cyahinda, umudugudu ni Kinyaga. Mwaba mumaze igihe kingana gute mwumva urunana? Ntabwo ari igihe kirekire ariko iyo nabonye akanya rimwe na rimwe ndakunda kurwumva. Inshuro nyinshi abana biwanjye n'umugore nibo bakunda kurwumva ariko nanjye njya ndwumva ariko ntabwo ari kenshi. Ikintu cyanshimishije ni uriya mwanzuro Bushombe yafashe wo koroza abana. Turiya dutungo bagurira byatumye nanjye numva ndushijeho gufashwa ku buryo nanjye nagezeho mfata n'umwanzuro ndavuga nti giye abana banjye no kuvuga ngo amatungo sinyabaguriye ariko reka mfata umwanzuro wo kujya mbizigamira mu itsinda ku buryo mu bana banjye uko ari bane buri wese afite amafaranga mwizigamira hanyuma akagenda akajya kwizigama mu itsinda bose bari mu itsinda rimwe bakagenda bakizigama hanyuma nyuma y'umwaka iyo barashe ku ntego hari nk'igihe umwe yaba afitemo nk'ibihumbi 20 undi afitemo yenda bagenda barutanya ntabwo abangana biterwa nuko barutana. Nyuma y'umwaka bakarasa ku ntego ya mafaranga barashe ku ntego babonye
akagenda akigurira nk'umwenda cyangwa se akagenda akigurira nk'udukoko udukwavu nuko hanyuma rero nabo ugasanga ubona bifasha iki umuryango wawe? Biramfasha cyane kuko iyo agiye akigurira nk'izo nkoko cyangwa inkwavu araza akazorora akajya yumva ko amatungo araye akagira n'uruhare mu kuyashakira ibyo arya kandi noneho na cya gihe cyazagera zaba zungutse akaba yafatamo rimwe akagenda akarigurisha akongera akigira ikindi kintu yigurira kimugirira akamaro. Narebye ukuntu umutesi bagiye bamushukashuka kandi burya nawe yari akeneye kuba yakora cyangwa se akaba yahunga izo ngeso mbi. Noneho ngenda mvuga ati mu rwego rwo kugira nanjye ntazagwa mu ibyo bishuko Mutesi yaguyemo cyangwa se nka Cedric kuba yarashutswe n'uriya mugore Jackie, nanjye ndavuga ati ngiye gukora. Ubwo ntangira kwiga gukora, ariko mbere yuko nza kubyumva nuko nari mfite ihene nanjye nari narakoze ikiyede ngenda nkora n'amafaranga hirya no hino. Ndavuga ati reka ngure ihene nanjye nihaze ne kujya ndasabiriza cyangwa se ndagura n'ababyeyi, kuko bayiri umuntu ufite icyo wimariye nawe ababyeyi ubaruhuye umutwaro muremure cyane. Ubu ngubu umuntu arigurira umwenda nkigurira inkweto, icyo kintu cyose ndakigura kuko nanjye noroye kandi nkiteza imbere, nkaba nifuza gukomeza gutera imbere. Uyu ni umusore twaganiriye ubwo twari mu karere ka Rutsiro. Waragaruka ku bworozi bw'amatungo magufi nk'imwe mu nzira ifasha abagize umuryango kubona indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo no kwiteza imbere. Ubworozi nabufataga nk'ibintu byo guharira abantu b'abapapa bakuze, kuko naribazaga se nkanjye nk'umusore ndinde wo kuba nagura inkwavu, ndinde wo kuba nagura inkoko, ndinde wo kuba nagura inka, kubera nabonaga nkavuga ni umuntu w'urubyiruko, umuntu w'umujene, ni umuntu wo kuba ari aho yambaye inkweto nziza, yambaye agapira keza, kwirinda ibintu byo kujya mu gihuru kwahira, nkabiharira abantu b'abapapa cyane uko numvaga mu rubyiruko ibyo bintu bitatureba. Ariko nakumva ikinamico runana, nakumva inyigisho za Petero bikamfasha cyane, nicyo nigiyemo. Inama ku rubyiruko bagenzi bawe nyuma y'ibyakubayeho n'icyo ubona byakumariye niye? Icyo nagira he mu rubyiruko ni ukureka kuvuga ko nta kazi kahari, kuko akazi kari muri twebwe. Ufite amafaranga 4,000 ko harimo imishwi 2 y'inkoko, iyo mishwi 2 y'inkoko ushobora kuyorora ikakugeza kuba wagura igare ukiteza imbere, cyangwa se ukaba wanagura na moto kubera urugendo rwawe n'uburyo wafashe za nkoko n'uburyo wazimanaginze. Mu byagiye bigarukwaho, uruhare rw'umugabo ntirwibagiranye. Aba babyeyi baribanda ku mpamvu urwo ruhare ari ingenzi. Umugabo agomba kugira uruhare ku bikomoka ku matungo kubera ko ari we ukuriye urugo, kandi akaba ari ngombwa ko twese tugomba gufatanya nawe abigizemo uruhare. Ngewe uko mbyumva, impamvu umugabo akwiye kubonera umuryango ibikomoka ku matungo bizamura urugo, bikarinda n'abana kugwingira, bikazamura imirire myiza mu muryango. Ngewe iwanjye umutware wanjye arabinshakira iyo mbishaka mu cyumweru nka 3 cyangwa 4. Ni nk'ibihe mukunda kubona mu rugo iwanjye? Amata, amagi n'indagara. Nk'urugo ubona ko rukennye, uwo mugabo nawe aba agomba gukora uko ashoboye, agakoresha imbaraga ze, akareba nk'umuntu ajya guhingira, yaba yagiye guhingira umuntu wenda bakamuha igitebo cy'ibijumba n'urugero nta mafaranga bamuhaye, cyangwa se bakamuha ikiro cy'ibishyimbo, ejo yajya gushaka undi muntu akorera, noneho akaba yamuha wenda nk'ayo mafaranga 600 nangaha niyo akorera 600 cyangwa 700, muri ya 500 wenda akayahahisha utuboga cyangwa se utundi agatoki, noneho 200 akayagura uturagara, ukamugira inama yuko yagura uturagara akavanga muri ya ndyo ye, noneho twa dushyimbo yakoreye, yazamboga yaguze agashyiramo zandagara, bakarisha bya bijumba, ugasanga indyo iruzuye, agaburiye umuryango we neza. Mubyeyi, ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye utasanga mu bindi biribwa. Haha ibikomoka ku matungo birimo amagi, indagara, isambaza, amata, amafi, inyama n'ibindi byose bijyanye n'ubushobozi bwawe, ubigaburira abagize umuryango wawe bose, kandi ubigira umuco, bizatuma bagira ubuzima bwiza kandi birinda abana bawe kugwingira. Ikiganiro Muhoza twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, kikaba ari ikiganiro mwagejejweho n'umuryango Urunana Development Communication na Radio 10. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 07 81 52 35 45. Dusubikiye aha ikiganiro Muhoza cy'uyu munsi tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe na Bonaneja Emmanuel.